Ni mu masaha y'umugoroba Jenny rero arataha maze agasanga Laura arasinziriye mu ntebe. Yahise amubwira ati mukunzi none se urasinziriye? Laura yahise akangukira hejuru maze akanguka ari gushihura Jenny ati hanyuma se wowe uraza maze ukareka kumbwira ngo niriwe nte nta no kunsuhuza urambaza niba nsinziriye? Ntabwo nari nsinziriye. Yatangiye kumushihura atangira kumubwira amagambo menshi cyane. Naho rero Jenny atari ko mukunzi nuko nyine nari mbonye usinziriye maze nshaka kubanza kugukangura kubera ko n'ubundi niyo ngusuhuza ntabwo wari kubyumva wari usinziriye ndetse cyane. Laura rero yakomeje kumubwira nabi ati hoya kubera ko nta kazi ngira ubu ndeba wansuzuguye ubanza uzi ko ndi nk'umurinzi w'urugo rwawe, mbese kubera ko ari wowe nyine ukora buri kimwe cyose muri iyi nzu uba wiyumvamo nk'umuntu w'umutware, wiyumvamo nk'aho uri umwami, ibintu byose uba wumva ari wowe ubishoboye, uba wumva njye ntacyo nshoboye. Nyamara Jenny yari aciye bugufi cyane. Yahise agenda aramwegera atari ko se mukunzi ko numva ufite umushiha n'uwiki? Ni ukuri ntabwo njya ngusuzugura kandi urabizi, nta nubwo kandi njya nitonganya kuba naba nkora ibintu byo mu rugo. Ndagukunda kandi ndabizi ko nyine igihe runaka nawe uzabona akazi. Nta kintu rwose bintwaye kuba waba nta kazi ufite, nta nubwo njya mbitindaho kandi rwose urabizi ko najya ngucyurira nyine ibintu byose mba nagukoreye. Urabizi ko rwose nta kibazo na kimwe kiri hagati yanjye nawe. Nyamara Laura yari afite umushiha utamenya aho yari yakuye. Yakomeje kumubwira ati oya ndabizi ubu uri kundeba nkabibona ko rwose unsuzuguye, ndabizi nyine ko mba mu rugo iwawe ndetse buri kintu cyose ari wowe ugikora, niyo mpamvu nyine unsuzugura. Yahise ahaguruka maze abaragiye mu cyumba ari kwitonganya ngo ibyo byose ngo ni uko bataje bamusuhuza, kandi nyamara Jenny yabanje kumukangura kuko yabibonaga neza ko asinziriye. Yari kumusuhuza ariko amaze gukanguka, ariko ukuntu nyine Laura yahise akangukana umunabi byatumye Jenny nta kindi arenzaho cyo kumubwira. Umunsi rero wakurikiye Jenny arabyuka agiye kujya ku kazi akitegura, ariko agasanga yakererewe kubera ko hari utuntu two mu rugo nyine yabaga yabanje gukora. Arasohoka maze agahita asanga umuturanyi wabo yaparitse neza neza inyuma ye, imodoka zirafatanye. Ntabwo ari buze kubona uko asohoka kubera ko parikingi yabo yari ntoya kandi bari bayisangiye nyine n'uyu muturanyi, inzu zabo zari zifatanye. Yatangiye rero guhamagara ati James, James, ahamagara cyane, nyamara buri umuntu umwitaba. Yagiye ku rugi ati hoya nizere ko rwose ibi bintu bitakabaye bimbaho uyu munsi, kubera iki nshobora kuba ntabyukanye amahirwe menshi uyu munsi. Byutse nakererewe, ni nawo munsi nsanze bamparitse inyuma. Yagiye ku rugi rwa James arahondagura, nyamara James we yari yigiriye muri siporo. Gusa kano kanya yari ari kwinjira mu gipangu ariko yari afite kuteri, nta nubwo yari ari kubasha kumva ko hari umuntu uri kumuhamagara. Uyu mukobwa rero Jenny yakomeje kumuhamagara ati James, James. Sinzi ukuntu James yahise amugera iruhande atanamubonye kuko yari ari kwiyumvira umuziki, maze uyu mukobwa ahita amuhagarara imbere ati imodoka yawe. James rero yaramubwiye ati imodoka iki se kandi? Naho uyu mukobwa ati kuraho imodoka yawe ugira vuba nakererewe. James ati mumbabarire rwose ntabwo nari nzi yuko nyine muri bujye ku kazi ntaragaruka, nta nubwo nari nigeze mbibona ko naparitse inyuma yanyu, urebye nanjye naparitse nihuta cyane. Naho rero uyu mukobwa Jenny ati mva njyewe ariko nta busobanuro nkeneye wikomeza kuntesha umwanya, uwo nataye urahagije. Nawe yari yabyukanye umushiha, uwo bari baraye bamushihura ijoro ryose yari awubyukanye nawe ari kubushihura abandi. James rero yahise amubwira ati okay mumbabarire gusa nyine reka nzane urufunguzo rw'imodoka. Yinjiye mu nzu maze azana urufunguzo rw'imodoka arafungura. Gusa uyu mukobwa yari afite umushiha mwinshi, yahise rero asohoka maze nyine ajya ku kazi. Gusa James yasigaye yibaza ati ariko se umuturanyi ko afite imishiha myinshi byamugendekeye bite? Uyu mukobwa rero yari umukobwa mwiza w'icyuki ku buryo kubona ari gushihura umuntu nyine ntabwo rwose byabaga bisa nk'uko asa. Wabaga wumva bigutangaje ukuntu uyu mukobwa ashobora kubwira umuntu nabi. Umurebye nyine ukuntu asa wabaga utekereza ko ashobora kuba nta jambo nyine riremereye nk'amagambo yavugaga yakabaye avuga, ariko nyamara nawe kubera ukuntu Laura babana yamushihuraga ndetse akanamubwira amagambo mabi, byatumaga nawe inshuro nyinshi cyane aba atishimye ndetse aba atameze neza, atari no kuvuga neza kubera ko nyine nawe ntabwo yabaga yishimye habe na gato.
uyu munsi rero kandi Jenny yiriwe asinzirira ku kazi, yari ananiwe kubera ukuntu nijoro yari ari gutekereza ibibazo bye n'umukunzi we, ntabwo yari yigeze asinzira neza. Hanyuma rero yageze ku kazi atangira kwayura, ibitotsi biramwica neza neza, maze bigeraho neza ananirwa kongera gukanura. Yahise rero afata umwanzuro wo kuryamaho gato maze akaruhuka, nyamara kubera ukuntu yari ananiwe yarasinziriye amasaha menshi cyane yisinziriye. Ku rundi ruhande rero James akora mu kigo cy'imisoro, yaje rero azaniye nyine fagitire Jenny yagombaga kwishyura y'imisoro. Yarakomanze maze atungurwa no kubona hafunguye umukobwa adasanzwe azi. Yahise amubaza ati none se nabona nyiri hano? Naho rero uyu mukobwa yahise amubwira ati nyiri hano ni umukunzi wanjye. James rero yarumiwe ati umukunzi wawe? Umukunzi wawe ndetse? Naho uyu mukobwa ati Laurent niwe nyiri hano kandi nyine ni umukunzi wanjye. James yarumiwe kuko yari azi neza ko Laurent ari umugabo w'uyu mukobwa Jenny, ari nawe babana hano muri iyi nzu. We yari aje nyine aje kureba Jenny. Yahise amubwira ati okay, noneho nta kibazo, ubwo nyine aka kantu uze kugaha umukunzi wawe. Yahise amusigira ya fagitire, amubwira ko ari buze kuyiha nyine Laurent, dore ko nyine uyu mukobwa yari ari no guhamagara ati Laurent mukunzi uri hehe, ngwino hano hari umuntu ugushaka. Gusa ntabwo yigeze aza nyine. Uyu musore James yahise yisohokera arigendera, ariko yari yumiwe. Kano kanya yari amenye neza ko Laurent iyo abonye umugore wagiye ku kazi ahita azana abandi bakobwa maze akabazana muri iyi nzu ababeshya ko ari we, ndetse nyine ko ari umusore uri single. Hashira iminsi rero maze James akabona yuko Jenny atarishyura ya misoro. Yaramutegereje rero ari mu masaha y'umugoroba atashye, amutegerereza nyine muri parikingi. Jenny rero yamaze guparika avuye mu modoka, maze James ahita azamwegera, yaramusuhuje maze Jenny aramubwira ati umeze ute muturanyi? Yari ari kumusuhuza noneho aseka. Uyu munsi rwose ntabwo yari yagize ibihe bibi, ndetse rwose wabonaga yishimye, yari yambaye neza, ubona ari umukobwa ukeye. James yahise amubwira ati meze neza, gusa nyine ntabwo nitwa muturanyi, nitwa James. Jenny yahise amubwira ati yego nishimiye kumenya izina ryawe, ariko n'ubundi nari nsanzwe nyine ndizi, gusa ni ubwa mbere uri nyibwiriye, ubundi najyaga nguhamagara twagiranye ibibazo. James yahise amubwira ati yego ariko nta kibazo, nyine ni ibisanzwe. Ati hanyuma rero naje kubona ko nyine utigeze wishyura imisoro. Jenny yahise amubwira ati ariko nyine impamvu ntigeze nyishyura ni uko utaranzanira fagitire inyereka iyo ngomba kwishyura. Uyu musore yahise amubwira ati nyamara narayizanye mu cyumweru cyashize, narayizanye rwose mu rugo. Jenny ati ntayo nigeze mbona, nta n'igitekerezo rwose mbifiteho, sinzi impamvu ubwo ntigeze nyibona. James rero yagiye kumusobanurira ati nza nyine nahasanze umukobwa, maze Laurent abaje yiruka. Yahise amubaza ati ariko wowe ubundi uri kuvuga ibiki? Ati sheri uyu ari kugusobanurira ibiki ko ndeba ari kukwirebeshwa? James rero yabonye ko nyine uyu musore aje ari gusakuza, yahise abwira Jenny ati okay, noneho muraraharyana. Yahise yigendera. Jenny ati ariko se sheri ko ndeba bikurakaje bimeze bite? Laurent turabona ukuntu uriya musore akwirebeshwa nkaho agukunda, ntabwo rwose nshaka umuntu uzajya hagati yanjye nawe, kubera ko uriya musore mbona agira amagambo menshi, rero sinifuza ko rwose azaza kukubwira ibintu akakubwira amakuru yiboneye yose maze akaba yaguteramo umutima mubi. Jenny rero we yarasetse kubera ko nta gitekerezo na kimwe yari afite, nyamara Laurent yari azi nyine ibyo yibereyemo, yari azi neza cyane ibyo atifuza ko James yavuga, kuko James yari azi buri kimwe cyose kibera muri iyi nzu. Jenny yarasetse ati ariko mukunzi oya rwose nawe ntugakabye, urafushye se? Urabizi ko ndi uwawe kandi ndagukunda, nta muntu n'umwe rero watujya hagati, kandi nta n'umuntu wambuza kugukunda. Bize abantu bose ntibabizi ko nyine njye nawe turi couple? Urumva se hari umuntu wantereta kandi babizi neza ko njye nawe dukundana? Naho rero Laurent ati nyine mba numva rwose ntifuza umuntu wazaza kudusenyera ibintu twubatse bitugoye. Jenny ati humura
nta muntu wabikora, ahubwo mwe twigire mu nzu. Yahise amufata ikiganza rero, maze Laurent agenda ari gukebuka, yari ari gutekereza ati bari bagiye kunkoraho neza neza. Umunsi umwe rero hari muri wikendi, Jenny rero yari yibereye mu gasiporo ari kwiruka nyine nk'ibisanzwe, telefone ye yari ayitwaye mu ntoki, birumvikana imyenda ya siporo yari yambaye ntabwo yari ifite umufuka ngo ashyiremo iyi telefone. Hanyuma rero ari kwiruka, umuntu yaramutangiriye. Uyu musore yari umusore nyine w'umujura, yabonaga ko nta muntu n'umwe uri hafi hano muri uyu muhanda aho nyine Jenny yari ari kwiruka. Yaramutangiriye maze ahita amubwira ati hagarara aho ngaho kuko ntabwo uri burenge hano, ndashaka ko nyine ugira ikintu mpa kugira ngo nanjye uyu munsi ungendekere neza. Jenny yaramubajije ati ikintu nguha se cy'igiki? Naho uyu musore atumva ntunteshe umutwe, ndashaka ko umpa amafaranga kandi gira vuba. Jenny rero yabonye bikaze, yashaka kugenda uyu musore agahita amutangira hafi kumufata mu ijosi. Yahise abona ko ibintu bitoroshye habe na gatoya, maze ahita amubwira ati ariko nta mafaranga namwe nagendanye, nawe urabibona ko nta sakoshi mfite. Uyu musore ati nta mafaranga wagendanye kandi ufite telefone? Nyoherereza nyine, kubera ko ndabizi ko kuri telefone yawe hariho amafaranga, kandi nutabikora vuba umenye ko rwose ushobora guhura n'ibibazo. Uyu mukobwa yabonye bikaze, maze ahita amubwira ati nta kibazo, ngaho mbwira nimero zawe. Yatangiye rero kumubwira nimero ze, maze James nawe abaturutse inyuma, dore ko nawe yari yibereye muri siporo. Yahise abibona ko uyu musore byanze bikunze ashaka kwiba Jenny, kuko Jenny yari afite ubwoba bwinshi, ari gutitira amubaza nimero, ubona ko atitira. Hanyuma rero James yahise akubita uyu musore inkokora mu mugongo, maze ahita yikubita hasi. Yahise amubwira ati nta soni wowe, utazongera n'umunsi n'umwe. Uyu mukobwa rero yahise atuza kuko n'amafaranga yari ataramara kuyohereza. Naho rero uyu mujura yahise amubwira ati ariko ubundi wowe wivanze mu byacu gute, kubera iki rwose unyiciye gahunda? James ati buretse nze noneho mbanze gukosore. Uyu mujura rero yarebye uyu musore w'ibigango, umusore w'ikosto, aravuga ati noneho uyu yanyica. Yahise yiruka, ariko ahita abwira nyine uyu mukobwa ati ntabwo birangiriye ahangaha, umenye ko ngiyemo umwenda, aya mafaranga uzanyanyishyura byanze bikunze. Jenny rero we yari ari kwiruhutsa kubera ko ubwoba bwari bwinshi. Mu kanya kashize yumvaga bimurangiriyeho rwose, ahari isi nyine imurangiriyeho. Yahise abwira rero James atumva urakoze, yabivugaga yiruhutsa anifashe ku mutima, ati urakoze cyane kuntabara, nari mfuye si ukukubeshya. James ati humura tuza, ariko nizere ko ntacyo wabaye, nizere ko nyine nta kintu yari yagukoze. Naho rero Jenny ati oya nta kintu yari yankoze, ariko nyine nari mfite ubwoba bwinshi cyane, yashoboraga kungirira nabi. None se ahubwo wabyemera ko noneho dukomezanya siporo, kuko ndumva mfite ubwoba ntabwo nabasha kuyikomezanya. James ati nta kibazo, ngwino tugende, ahubwo nyine buri munsi uzajya umbwira rwose tujyane muri siporo, ibi bintu bitazongera kukubaho. Jenny ati murakoze cyane. Bahise bajyana muri siporo rero, birumvikana ni nako bagendaga baganira nyine uko bari kugenda biruka. Undi munsi rero aba ari mu masaha y'igitondo, Jenny aba agiye ku kazi. Agisohoka rero mu nzu yahise ahura nyine na James avuye muri siporo. James we buri gitondo yabaga ashaka kumanza gukora agasiporo mbere y'uko ajya mu kazi. Jenny rero yahise amubwira ati mva ndabibona nyine kuri kubira ibyunzwe, uvuye mu gasiporo nk'ibisanzwe. Naho rero James ati cyane rwose mvuye mu gasiporo. Ati wowe se umeze neza? Ati nakora umeze neza, uba usa neza, uba uhumura, uba ukeye. Jenny rero yahise aseka ati murakoze cyane, gusa nyine ndi kwihuta ngiye ku kazi, umunsi mwiza. Ubwo ngiye nyine naho muri weekend ntubizi se, muri weekend tuzajya tuba turi kumwe. James ati yego rwose, uwo munsi nanjye nkora siporo nishimye kubera ko mba mfite umuntu turi kuyikorana. Akigera rero ku modoka, amaze gufungura umuryango w'imodoka, yahise abona Laurent aje yihuta cyane, maze ahita amubwira ati mpereza urufunguzo rw'imodoka kubera ko nifitiye gahunda, hari ahantu nshaka kwigira, ubwo nyine wowe uraza gutega taxi. Jenny rero byaramutunguye, ati hoya rwose mbabarira, ndihuta cyane kandi rwose iyo mikino nta mwanya mfite wo kuyikina, mbabarira ngende mfite gahunda zihutirwa. Iyi modoka n'ubundi yari iya Jenny birumvikana. Naho rero Laurent ati urakeka se ndi gukina? Mfite gahunda ngiye kwigiramo, mpereza urufunguzo rw'imodoka vuba nawe uze gutega taxi. Ubwo yari ari kurumwambura amuvuna n'intoki, nyine ubona rumwambura mu buryo nyine akoresha imbaraga nyinshi.
James rero wari utarinjira mu nzu yahise agaruka maze atangira gusunika Laura ati have uri kumubabaza, ntabwo wowe se uri kubona ko rwose uri kumuvuna, kubera iki wakorera ibyo bintu umukunzi wawe? Batangiye gushyamirana maze basa nk'abashaka kurwana. Jenny rero yahise abwira James ati mbabarira rwose have nimureke kurwana, kandi ikindi we kwivanga mu byacu kuko nyine ibi ni ibibazo biri hagati yanjye n'umugabo wanjye. Laura rero yahise abona uruvugiro ati wamwumvise, ni ibibazo biri hagati ye n'umugabo we, wowe se waba uri umugabo we? Ntuzongere kwivanga, urabona ukuntu uzi kunsiga ibyunzwe, genda ujye gukaraba ureke kuza unyanduza. Ni nako yari ari kwiyihumuriza nyine akajya yihungiza ku mazuru, ubona ko rwose yasuzuguye nyine uyu musore wari wiviriye muri siporo. James rero yabonye ko ahari ari mu mwanya utari uwe maze ahita ahagarara ku ruhande, gusa Laura yambuye imfunguzo nyine Jenny maze ahita yinjirira mu modoka arigendera. Jenny yasigaye ahagaze hano ubona abuze ikintu cyo gukora, wabonaga amarira ari kumunga mu maso, wabonaga nyine afite agahinda kenshi uretse no kuba baba bari kumusebya, ariko nyine uyu mugabo we yaranamusuzuguraga akamukorera ibintu byose rwose bitari byiza habe na gatoya. Nubwo ariko ndi kuvuga ngo ni umugabo we, ntabwo yari umugabo we mu mategeko kuko nyine bari batarabana, ariko nyine bari bakiri abakunzi kwa kundi nyine abasheri baba mu nzu imwe mbere y'uko nyine bakora ubukwe. Gusa uyu musore ntabwo yari yoroshye habe na gatoya. James rero yarebye ukuntu nyine Jenny ababaye maze ahita amubwira ati komera rwose ku bibaye, none se nagutwara nkakugeza ku kazi? Naho rero Jenny washakaga kutongera ibibazo yarabibonaga ko rwose aramutse noneho abyemeye byaba bisa no gusuka esanse mu muriro. Yahise amubwira ati oya nta kibazo ndatega tagisi urakoze. Yahise rero agenda, ariko uyu munsi rwose wari umutangiriye nabi cyane. James rero yasigaye yibaza ku by'uyu musore, yari ari kwibaza ukuntu aca inyuma Jenny umunsi ku wundi, ahora azana abakobwa abahinduranya, dore ko rwose uwo yazanye ejo atari we wagarukaga uyu munsi, noneho bikarengaho no kumusuzugura bingana bitya, kandi yari abizi neza ko yaba iyi nzu byaba buri kimwe cyose ari ibya Jenny, ariko uyu musore yabimusuzuguriragamo ku buryo nyine James yibazaga nk'ikintu Jenny akurikiye kuri uyu musore kikamuyobera. Nyamara icyo atarazi ni uko Jenny we atarazi yuko burya bamuca inyuma bingana gutya. Jenny rero yageze ku kazi amarira yari menshi, birumvikana gutuza byaranze. Yagerageje kwifata ariko biranga, amarira amurusha imbaraga maze atangira kurira. Yari ababaye mu buryo bugaragara. Mu kanya gato rero amarira amumereye nabi, mama we yarahamagaye. Jenny akireba asanga ni mama uri kumuhamagara, yaramwitabye. Nk'umubyeyi rero yumvise ijwi ry'uyu mukobwa maze ahita yumva ko ririmo ikiniga. Yahise amubaza ati mwana wanjye uri kurira, ntumbwire ko kandi ari wa mugabo wawe, ntumbwire ko rwose ari we waba atumye uri kurira. Naho Jenny ati hoya rwose mama ntabwo ndi kurira, meze neza. Yahise agerageza guseka kugira ngo nyine amwumvishe ko nta kibazo na kimwe afite. Mama we rero atari ku mwana wanjye, sinzi impamvu mba numva rwose uriya mugabo wawe atari amahitamo meza, sinzi impamvu mba numva ntamwizeye, nta nubwo mba numva rwose warahisemo neza, mba numva atari ugukwiye. Jenny ati hoya mama nta kibazo gihari, umugabo wanjye n'umwana mwiza kandi tumiranye neza, arankunda nanjye ndamukunda, rero rwose sinzi impamvu mba numva nyine ufite amakenga. Naho mama we ati mwana wanjye simbizi, ariko rwose mba numva nta cyizere mufitiye, gusa nanone urabizi ndagukunda cyane, ubwo niba umeze neza nta kibazo, gusa ubitekerezeho, mba numva rwose uriya mugabo wamureka. Jenny ati hoya ntabwo bishoboka, ahubwo nyine nari mfite akazi kenshi, reka nsubire ku kazi. Mama we ati nta kibazo, ugira ibihe byiza, gusa ndagukunda. Jenny ati nanjye ndagukunda. Yavuye kuri telefone maze kwihangana biranga, arongera araturika ararira. Yari afite agahinda kenshi ku buryo ntabwo yari azi ikintu yakora muri kano kanya kugira ngo abashe kumera neza. Yibazaga impamvu umukunzi we amukora biriya byose maze rwose akumva ntayizi, dore ko nta kintu na kimwe atakoreraga Laura. Yamukoreraga buri kimwe, akamuha amafaranga, akamugurira imyenda, akamukorera buri kimwe cyose, ariko nyamara yabaga abona wagira ngo Laura ntabwo anyuzwe ndetse ntabwo yishimye,
kuko amagambo yamubwiraga yamwerekaga ko rwose adashimishijwe n'urukundo barimo. Uyu munsi rero ku mugoroba Laura aba ari muri parikingi yegamye ku modoka ari kwihamagarira indi nkumi bari guhana gahunda ko ejo nyine bagomba kuzabonana, ari kumubwira ukuntu amukunda, ukuntu ari mwiza kandi n'ukuntu amukumbuye. Kano kanya rero James yamuturutse inyuma maze akimugera iruhande Laura yahise amubwira ati umva hagarara. James rero yarahagaze maze Laura ahita atangira kumubwira ati mu gitondo wankoze ibiki, ndakwingize ntuzongere kunkora ibintu nka biriya, ikindi kandi ntuzongere kunkozaho izo ntoki zawe zanduye, ibintu wari ugiye gukora ntabwo ari byiza habe na gatoya. James rero yahise amubwira ati hanyuma se ninongera kugukoraho uzangira ute, dore ko yari ari no kumubwira nyine ati ntuzongere kandi no kureba umukunzi wanjye ukundi. James ati ninongera se uzankoraho iki? Naho rero Laura ati hanyuma se uri kumva rero ufite imbaraga nyinshi ku buryo witeguye kurwana? James ati ariko ubundi mbabarira nkwibarize, urabizi neza yuko imibereho yawe yose ishingiye ku mukunzi wawe? Urabizi neza ko Jenny niwe ukora buri kimwe cyose, burose wiboroshesha niwe uba wayiguze, ibyo kurya urya, inzu ubamo, uburiri uryamamo, buri kimwe cyose niwe uba wakiguze, nta kintu na kimwe ataba yagukoreye. Ariko mu by'ukuri kubera ko utanyurwa warenzeho, noneho utangira no kuzajya umuca inyuma. Nkaho bidahagije urenzaho noneho kuzajya uzana abakobwa mu nzu ye. Uba wumva nta soni biguteye? Wakabaye unaterwa isoni kuba ubayeho nyine ari umugore ukwitaho, ariko nkaho bidahagije byose warengejeho no kumuca inyuma mu nzu ye. Ni ukuri uri indashima, sinzi rwose ukuntu nabikubwira. Uyu rero musore Laura yahise abwira James anamuseka cyane ati none se uba wumva nyine ufite ishyari, urifuza kuba mu mwanya wanjye se? Ntabwo byashoboka, kubera ko Jenny n'uwanjye ntabwo yaba uwawe, ndetse rwose umwibagirwe niba ugira ishyari ryo kubaho uko mbayeho. Ngewe rero buno buzima mbayeho nibwo nkunda, ibyo byose ubona nkora nibyo biba binshimishije, nibyo nikundira. Ubwo rero rwose ndakwiyamye mu buzima bwanjye. Ikindi kandi mwibagirwe nyine biragaragara ko umushaka, ariko ntabwo wamubona kubera yuko uriya nyine niwe wanjye. James yumvise ukuntu Laura atajya yumva ko rwose yanakoze amakosa, aba yihagaze kumva ko ibintu akora wagira ngo ni ibintu byiza, maze ahita yigendera. Yumvaga nta yandi magambo yamubwira kuko yarabibonaga neza ko ari kubwira intumva. Muri weekend rero James noneho yagiye muri siporo maze asiga Jenny, gusa Jenny yaje amwiruka inyuma amuhamagara ati James ndinda, mbabarira rwose untegereze nze tujyane. Naho rero James yakomeje kwiyirukira. Jenny rero yarirutse cyane maze asanga nyine James aho yari ageze ariko yiruka. Yaramubwiye ati ko ndi kukubwira ngo uhagarare ariko nkabona ukomeza kwiruka, ntabwo wari uri kunyumva? James rero yaramubwiye ati ntakubeshye, gukomeza rwose kwijijisha ntabwo mbishoboye, kubera yuko umugabo wawe simukunda habe na gatoya, ntabwo mwiyumvamo, ntabwo duhuza. Naho rero Jenny ati nibyo kandi nanone wongeye kugarura, ariko ni ukuri umugabo wanjye n'umwana mwiza, aritonda nta kibazo cye, ahubwo nyine umbabarire ku byabaye wa munsi, kuba narakubwiye nabi kandi nyamara wari uri kugerageza kumfasha, umbabarire rwose. Naho rero James ati ariko rwose umeze nka ba bantu banywa ji y'indimu maze ntibashinyirize, ntibumve udushagarira, ntibumve uburure bwayo. Naho rero Jenny nyine yahise aseka ati hoya se kandi kubera iki se kandi uri kumbwira ibyo bintu? James ati uribuka ukuntu yakwambuye urufunguzo rw'imodoka n'imbaraga nyinshi ndetse rwose bikamera nkaho akuvunnye ukuboko, nyuma y'ibyo byose uracyambwira ko ari umwana mwiza nta kibazo? Jenny ati yego ni ukuri n'umwana mwiza nta kibazo. James ati yego rwose nabyumvise nyine, ubwo uri ba bantu nari maze kuvuga banywa indimu ntibumve kwirura. Jenny rero yamubwiye ati ni ukuri umbabarire ku bwa buri kimwe cyose. James ati ntakubeshye, ntabwo numva ukuntu mu basore bari ku isi yose wagiye ugahitamo Laura, nta nubwo numva ukuntu wisanze umukunda, ntakubeshye simba mbyumva ukuntu wisanze mu rukundo nawe. Jenny ati ni umwana mwiza rega, ni ukuri nuko mutaramenyerana, ahari nuko buri gihe nyine muhurira mu bibazo, ariko muramutse mumenyanye byimbitse wamenya ko ari umwana mwiza.
James rero yahise amubwira ati niba ariko bitekereza nta kibazo, reka tuba ariko tubifata. Ariko James we yari azi byinshi, yari afite byinshi mu mutima abitse, ariko nyamara yumvaga atabibwira uyu mukobwa. Undi munsi rero nk'ibisanzwe Laura yizaniye nyine ikindi cyuki mu rugo, dore ko nyine yari azi neza yuko iyo umugore we yagiye ku kazi ataha nijoro cyane. Hanyuma rero bari bibereye rwose mu buriri, bari bari mu buriri bwa Jenny birumvikana, maze Laura ari kubwira uyu mukobwa ati uyu munsi ndakwitaho birenze ibikenewe, urabizi nyine nzajya nguha buri kimwe cyose, amafaranga y'uriya mukobwa urabizi nyine nawe uzajya uyarya nk'uko nanjye nyarya. Naho rero uyu mukobwa yari yazanye ati ni ukuri ndagukunda cyane urabizi. Mu kanya gato rero bumvise amahoni y'imodoka, maze uyu mukobwa wari uri kumwe na Laura ahita amubwira tubanze umugore wawe aje. Naho rero Laura ati hoya ntabwo bishoboka kubera ko ataha nijoro cyane, aya masaha rwose haracyari kare ntabwo byashoboka. Uyu mukobwa ati mbabarira ujye kureba ndumva afite ubwoba. Laura ati none se ninjyayo urahita utuza? Naho uyu mukobwa ati yego kubera ko sintuje. Laura yagiye kurunguruka maze ahita asanga ni Jenny utashye, yagarutse yiruka maze ahita abwira uyu mukobwa tumva ihishe gira vuba vuba kubera ko n'umugore wanjye uje, ihishe. Uyu mukobwa ati ndihisha hehe? Laura ati jya mu cyumba cy'abashyitsi. Yaragiye ajyamo maze Laura arangije aragifunga, urufunguzo aba ari we urubika. Uyu mukobwa yari afite ubwoba, yinjiye muri iki cyumba ari gutitira, yari yabuze icyo afata n'icyo areka. Yari ari gutekereza ati none uyu mugore yaza kunsanga muri iki cyumba nabigenza nte? Ubwoba bwari bwamwishe, wabonaga nyine yabuze rwose n'ahantu yihisha. Naho rero Laura yasubiye mu cyumba maze atunganya vuba vuba kino cyumba, ndetse rwose ibyo kunywa byari birimo arabinywa, ibirahuri abihisha muri garderobe, buri kintu cyose yacyanduriye vuba cyane. Kano kanya rero Jenny yahise yinjira maze asuhuza nyine uyu musheri we. Laura rero wari uri no mu makosa nyine, noneho ntabwo yari ari kumubwira nabi, ahubwo yari ari kumwita sheri, ubona nyine yamwishimiye, ubona ari kumwakira neza. Byari nko kumujijisha kugira ngo adatekereza kuba hari yajya kureba mu cyumba cyo hirya. Yakoraga ibishoboka byose kugira ngo agume muri kino cyumba, ari kumubwira ati wiriwe ute, umeze ute, jya muri dushe ukarabe ubundi nze nkuzanira amafunguro. Nyamara izi nicoro zose yamubwiraga yuko nyine amafunguro ari mu gikoni akajya kuyihereza, ariko uyu munsi yari ari gushaka kumuzanira buri kimwe cyose mu cyumba kugira ngo ntaze kongera gusohokamo. Yari afite ubwoba nawe ko nyine yaza kubafata. Bwarije rero maze wa mukobwa wo mu kindi cyumba we nyine yagiye mu mashuka maze araryama, n'ubwo bwoba n'ubundi bwari bukiri bwose. Naho rero mu kindi cyumba Laura we yari yigize umwana mwiza, ari kubwira ibintu byose Jenny amusekera. Jenny yaramubajije ati ariko ubundi mukunzi ko mbona uyu munsi bitandukanye, ndabona rwose bidasanzwe, ndabona ntunguwe n'ukuntu uyu munsi wanyakiriye. Naho rero Laura ati nyine usanze nari maze kukurota, nari maze kurota inzozi zikwerekeyeho, maze nanakubonye mpita nkubona neza uko nari nakurose. Hanyuma rero nari nanakwikumburiye. Ubwo ibyo byose yabivugaga ari no kumusomagura, ari nako yamwicaje ku bibero, ubona nyine ameze nk'umuntu wamwishimiye, ari kumuha keya zidasanzwe. Naho rero Jenny nawe yari yishimye kubera ko ibintu nk'ibi yabiherukaga kera cyane. Ubundi icyo yari asigaye abona kuri Laura byari umushiha gusa, ariko uyu munsi yabonaga mu rugo rwabo hari umunezero. Yari ari gutekereza ko hari nyine umukunzi we yahindutse, ko noneho bagiye kongera kuba mu bihe byabo byiza, ko agiye kuba muri paradizo y'urukundo nk'uko nyine kera bakimenyana byari bimeze. Bararyamye rero maze Jenny nyine arasinzira, dore ko kubera ibyishimo yari afite ntabwo rwose atagombaga guhita asinzira. Laura rero we ntabwo yari gufatanya ijisho kubera ko yari azi icyo yabitse mu kindi cyumba, ahubwo nyine yamaze kubona Jenny amaze gusinzira maze abyuka buhoro cyane. Yafashe rero za mfunguzo z'icyumba aho yari yazihishe maze ahita agenda afungura cya cyumba cy'abashyitsi. Akifungura rero wa mukobwa wari urimo yarikanze, yatekerezaga ko ahari ashobora kuba ari umugore wa Laura winjiye.
naho rero Roha yahise amubwira ati humura humura ni njyewe ndaje nje kureba uyu mukobwa. Ati none se kuje none yadusanga muri kino cyumba? Roha ati ntabwo bishoboka, yasinziriye kandi yasinziriye rwose yicara mu gitondo aba afite umunaniro ku buryo nta nubwo ajya anyeganyega iyo yasinziriye. Yatangiye rero gusomagura uyu mukobwa ati ahubwo ndaje nkwiteho ubu nyine, ubu noneho ninjye nawe keya zawe ngiye kuziguha zose zuzuye, ubu rwose iri joro ni iryacu. Nta n'ubwoba yari afite kuba ari mu nzu irimo na Jenny ku isaha n'isaha yabyuka, ubonaga rwose atuje ndetse anisanzuye. Bahise batangira rero kwisomanira, batangira nyine gahunda zabo. Nyamara ku rundi ruhande sinzi ukuntu rwose Jenny yakangutse bitunguranye, ubundi nta nubwo byari bisanzwe. Akangutse rero yatangiye nyine gukora ku ruhande, maze asanga umukunzi we ntawe uhari. Umutima waramuriye, atekereza ko ahari yareba nyine umukunzi we ikintu cyamubayeho cyatumye aya masaha ataryamye. Yatangiye rero kugenda amushaka, yarebye muri salo aramubura, areba mu gikoni aramubura, maze yerekeza mu cyumba cy'abashyitsi. Nyamara kubera ukuntu nyine Roha yihutaga ntabwo yari yibutse kongera gufunga. Yafunguye urugi, ibyo yabonye n'amaso ye yahise amera nk'umuntu uguye igihumure, dore ko yahise akubita amaso Roha ndetse n'uyu mukobwa bari bari gusomana hafi gukora gahunda, dore ko bose bari bakuyemo imyenda. Uyu mukobwa akibakubita amaso rero yabaye neza neza nyine nk'umuntu uguye muri koma, kubera ko yagize ngo ahari ararose. Yaratunguwe cyane, ntabwo yumvaga ko ibi bintu byaba biri kumubaho. Yatangiye kwirya inzara ngo yumve ko ni ibintu abonye ari ibya nyabyo, maze asanga nibyo rwose ntabwo asinziriye. Jenny rero yahise atangira gukurubana wa mukobwa, amukurura nyine ashaka kumukubita. Naho rero Roha yahise afata amaboko yombi Jenny kugira ngo ye gukomeza gukubita uyu mukobwa. Uyu mukobwa yarasohotse ariruka, maze Jenny nawe amwiruka inyuma. Roha nawe rero yahise abakurikira. Uyu mukobwa yahise acika Jenny, maze Jenny atangira kubwira Roha ati kubera iki wankora ibi byose? Ibyo wankoreye byose ntabwo bihagije ku buryo warenzaho no kunsebya, uzana ibi birara by'abakobwa mu nzu yanjye ku buriri bwanjye? Ubu koko ntabwo no kwihangana wari kubishobora? Nibura ukanabasanga iyo bari, ariko ntubazane mu nzu yanjye ku buriri bwanjye. Ubu koko ni iki nagukoreye cyatuma unkorera ibi bintu? Ubu ibintu byose byiza nagukoreye wumvaga ari iki ukwiriye kunyitura? Wumvaga ariyo nyiturano wampa? Ntabwo yabyumvaga kano kanya. Yahise amubwira tumva nsohokera mu nzu ugira vuba, nsohokera mu rugo singushaka. Naho Roha ati ariko mukunzi vuga buhoro tujye mu nzu tubikemure, ariko wisakuza abaturanyi batabyumva. Jenny rero ati abashaka bose babyumve, ntacyo guhisha gihari, n'ubundi washyize ku karubanda. Iyo uri kunsebya unsebereza imbere y'abo baturanyi, ntacyo basigaje kumenya. Yari ari gusakuza ati mvira mu rugo gira vuba nsohokera mu rugo, cyangwa nze nguhamagarira abayobozi, sohoka gira vuba. Uyu musore rero we yakomezaga kumubwira ati oya rwose mbabarira tujye mu nzu maze tubiganireho. Nyamara wa muturanyi James yumvise urusaku maze arasohoka. Agisohoka rero yasanze n'ubundi ibintu nyine bitameze neza habe na gatoya. Yahise atangira kubwira Roha ati kubera iki utari kumva ibyo Jenny akubwira? Ari kukubwira ngo sohoka muvire mu nzu, ntabwo uri kubyumva? Naho rero Roha atariko ni njyewe n'umugore wanjye turi kuvugana, wowe uratujya hagati nkande? Nyamara Jenny n'ubundi yari yihishe inyuma y'uyu musore ati mbabarira rwose umubwire ansohokere mu nzu, kubera yuko ntabwo nkimukeneye habe na gatoya. Ibintu byose yankoreye nabashije kubyihanganira, ariko noneho icyo mbonye cyo rwose kirarenze. Roha rero sinzi ukuntu yahise amubwira ati ariko n'ubundi uwareba neza rwose yasanga muberanye, ahubwo mukwiriye kugumana. Yahise yinjira mu nzu yihuta, maze ahita akubitaho urugi ahita afunga. Jenny rero yakoze ku rugi maze asanga uyu musore arafunze, ntabwo yabyumvaga. Ati fungura gira vuba. Yahondaguye runo rugi ati fungura. Naho rero uyu musore Roha yaramwihoreye rwose, yanga kumuvugisha. Yakomeje guhondagura urugi, amarira yatangiye kuba menshi. Ati oya ntabwo yabinkora, ntabwo yandaza hanze y'inzu yanjye n'amakosa yose yankoreye. James rero yaramubwiye ati none se urugi nyine turuce? Naho Jenny ati hoya
noneho rwose twaba twongereye ibibazo, ntacyo twaba dukemuye. Yagumye hanze agumana nyine na James ari gutekereza icyo gukora, ariko nanone ntabwo rwose yari ari gutekereza icyo yakora kano kanya. Jenny rero yazengurutse amadirishya yose areba ko nibura nta na rimwe ryaba rifunguye, ariko nyamara asanga yose arafunze neza. Yicaye hasi rero maze akomeza nyine gutekereza. James rero yaramubwiye ati ibyo ari byo byose ndagumana nawe hano kugeza igihe ahari Roha ari buze gufungurira. Jenny rero yaramubwiye ati oya, ntabwo ari ngombwa, ibi ni ibibazo byanjye, wakabaye ugenda maze ukiruhukira. Hashize umwanya bategereje ko Roha yafungura, ariko rwose babona nta gahunda yo gufungura afite. James rero yaramubwiye ati none se warese tukinjira mu nzu? Ati kubera ko urabona nyine imibiri hano ni myinshi, ikindi kandi mu gitondo ufite akazi. Sinibaza rero ukuntu warara hano hanze kandi nyamara hano hari inzu ikwegereye, urabizi ko nta kintu nagukora, nta kibazo rwose. Ikindi kandi mu gitondo nyine nibwo twahamagara polisi maze ikaza kumusohora muri iyi nzu, ariko rwose ukeneye kuruhuka, ukeneye kwicara ahantu hatekanye, hashyushye, hameze neza, ntuguma aha hanze. Jenny rero yumvise ari byo maze arahaguruka yinjirana na James mu nzu. Bakimara kwicara rero James yaramubajije ati ariko se ni gute wabashije kugumana n'umusore ugufata kuriya, ugufata nabi, ugukorera ibintu byose nk'ibyo agukorera? Uriya musore ntiyigeze akubaha n'umunsi n'umwe, ntiyigeze aguha urukundo, ntiyigeze aguha keya, ndetse rwose nta n'umutekano uba ufite kuba uri kumwe nawe. Nta kintu na kimwe yaba akumariye, ibintu byose ahubwo ni wowe ubimukorera. Ntabwo numva ukuntu umusore nk'uriya mwaba muri kumwe, noneho ukuntu uri umukobwa mwiza ukwiye ibyiza, ndetse rwose wabasha no kubona abandi basore beza cyane bamukobye inshuro nyinshi. Sinibaza impamvu uriya ari we wahisemo ko mugumana. Ikirenze kuri ibyo, ikintu cyonyine ashoboye mu buzima ni ukuguca inyuma n'abakobwa batandukanye. Akivuga ibi rero Jenny yahise ahindukira maze areba uyu musore ukuntu nk'umuntu utangaye. James yahise amubwira ati biragaragara ko ntabyo wari uzi, ariko nanjye ntabyo navuze, umbabarire, nizere ko rwose nawe ntacyo wumvise. Jenny rero yahise abaza James ati niba numvise neza uravuze ngo si ubwa mbere? James ati si ubwa mbere, si ubwa kabiri, si ubwa gatatu, ni n'ubw'inshuro ntabara. Naho Jenny ati none se kubera icyo utigeze ubimbwira? Naho James ati ntabwo nagombaga kwinjira mu mubano wanyu, wari umubano w'abantu babiri, ntabwo rero nagombaga kuza kuwusenya kubera ko nta nubwo ari njye nawubatse. Jenny yumvise noneho abaye nk'umuntu usaze, yumvise bimurenze maze ahita amubwira ati wantiza telefone? James rero yahise amubwira ati nta kibazo, yarayimuhereje. Jenny rero umuntu wa mbere yahamagaye yari mama we. Yaramuhamagaye maze amubwira buri kimwe cyose. Yamubwiye ukuntu uyu musore burya koko atari mwiza kuri we, ndetse ukuntu yahoraga amuca inyuma n'abakobwa batandukanye yabazanye mu nzu ye, maze anamubwira ko uyu munsi araye mu baturanyi kuko yamufungiranye. Yamubwiye buri kimwe cyose cy'ukuntu byagenze, maze mama we ahita amubwira ati mukobwa wanjye wowe komera, gusa mu gitondo ndaza, ntiwirirwe uhamagara polisi, si ngombwa kuko njye njyenyine ndamwisohorera. Araguma muri iyo nzu se? Yarayubatse, araguma muri iyo nzu, hari ikintu na kimwe yigeze ayishyiramo? Hari itafari yayishyizeho? Wowe gusa mwihorere, mu gitondo ndaza kwiyizira. James rero yaramubwiye ati ukeneye kuruhuka rero kubera ko nyine ejo n'undi munsi utoroshye. Yamweretse icyumba cy'abashyitsi maze uyu mukobwa aragenda araryama, ariko gusinzira byari bigoranye kubera ko ibitekerezo byari byinshi. Yari ari gutekereza ukuntu yihanganiye Roha, ukuntu kose yamusebyaga atazi yuko anamuca inyuma, nyamara burya buri munsi yahinduranya abakobwa nk'uko umuntu ahinduranya imyenda y'imbere buri munsi. Uwo yazanye uyu munsi si we yagarukanaga ejo. Mu gitondo cya kare rero bwagiye gucya, mama wa Jenny ahageze
yinjiye mu gipangu asakuza atari hehe uwo mugabo wigeze indakoreka wifata akaraza umwana wanjye hanze, ntabwo azi ko umwana wanjye ari umwe gusa nabyaye, abifata akamuraza inyuma y'inzu ye nta n'isoni afite. Yari ari gusakuza cyane rero, maze Roha wumvise urusaku rw'umubyeyi yahise asohoka yihuta, yanamwubashye nyine, bya bindi bye yicishaga bugufi cyane imbere y'uyu mubyeyi, nubwo rwose atamukundaga kuko yamubonagamo ikibi, nubwo atari azi impamvu. Iyo amwitegereje abona rwose atari we mugabo ukwiranye n'umukobwa we. Hanyuma rero Roha nyine yasohotse ubona yibombaritse. Naho rero mama wa Jenny ati ni gute utinyuka, wowe uri nkande wifata ukandariza umwana hanze, nta soni wari ufite? Ubona ko kandi yari ari guhobera Jenny kuko nyine yarabibonaga yuko Jenny yahuye n'ibibazo. Ati ntabwo uzi yuko umwana wanjye kizira kikaziririzwa gutuma amarira ashoka ku maso ye? Nta soni ufite? Ati ngiye kubumba amaso maze nongere kuyabumbura utakiri hano, sinshaka kongera kubona iyi sura yawe ukundi. Naho Roha atari ko mu nzu harimo imyenda yanjye, nabanza nkayifata. Mama wa Jenny ati ndavuze ngo mbumbura amaso ntakikureba hano. Uyu musore rero yaragiye ajya kwegera imodoka, wagira ngo yari azi ko hari nk'urufunguzo rw'imodoka rurimo kugira ngo ahite nyine ari yajyamo. Mama wa Jenny rero yaramuhindukiye maze asanga ari gukora ku modoka. Ati wowe uracyari hano? Ati wakureba uko ungana gusa byagira ngo hari ikindi kintu na kimwe umaze, wagira ngo rwose nta n'ubwo utekereza. Yaramukanze maze uyu musore ahita asohoka yiruka, dore ko yari agize ubwoba kubera ko uyu mubyeyi we ntabwo yakinaga. Ikindi kandi yari yarakaye mu buryo bugaragara. Jenny rero yaramubwiye ati mubyeyi umbabarire kuba rwose natumye uzinduka rino joro. Naho mama we ati mwana wanjye urabizi ko ari wowe nyine kintu cy'agaciro mfite, nta kintu rero cyatuma ntakwitaho, urabizi ko ari wowe wenyine mfite, nta wundi wo kwitaho mfite. Yarahindukiye maze nyine areba uyu musore wundi wari uhagaze ku ruhande, James wari utuje cyane. Yaramubwiye ati muhungu wanjye wakoze cyane gucumbikira umukobwa wanjye, wakoze ni ukuri kandi ndabigushimiye. Bahise bajya mu nzu rero, dore ko nyine Jenny yari afite umwanya noneho uhagije wo kubwira mama we buri kimwe cyose, ndetse no kumubwira amakuru yamenye atari asanzwe azi, kubera ko James yari yamubwiye buri kimwe cyose mu byaberaga muri iyi nzu. Bari mu nzu rero, mama wa Jenny yaramubwiye ati ariko se ubundi mukobwa wanjye nkwibarize, gute wagiye guhitamo uriya muhungu kandi uriya warayagucumbikiye ari hano? Ariko ubundi wowe amaso yawe nayo kureba, cyangwa ntabwo ubona mba nakwibeshyeho? Jenny rero nubwo rwose yari yibabariye ariko yarasetse. Ati ariko mama nawe mbabarira rwose wivanga ibintu, none se ko urukundo rujya aho rushaka, nyine ngenda narakunze Roha. Naho mama we ati nyamara uriya musore ni umwana mwiza kandi ni nawe mwari muberanye, ahubwo ntabwo nzi aho warebaga. Jenny ati mami rwose mbabarira ibyo bintu nyine tureke gukomeza kubivuga. Mama ati ahubwo se umwana wanjye ntufite inzara? Reka mbanze ngutegurire amafunguro maze rwose umere neza. Ibibazo rero byamaze gutuza, maze mama wa Jenny n'ubundi arongera nyine yisubirira mu buzima bwe busanzwe. Naho rero Jenny na James nabo nyine nk'abaturanyi, James yakomeje kumuba hafi, weekend yagira bakajyana muri siporo nk'ibisanzwe. Uyu musore nyine yakomeje kumwitaho, akajya amuzanira amafunguro, akaza kumubaza uko ameze, yamwitagaho mu buryo bushoboka kuko rwose yari abizi ko uyu mukobwa atorohewe n'ibyo yanyuzemo. Umunsi umwe rero hari mu masaha y'igitondo, James yagumye hafi aho y'imodoka ategereje ko uyu mukobwa ari gusohoka agiye ku kazi. Yarasohotse rero maze James ahita amubwira ati Jenny waramutse neza? Naho Jenny ati umeze neza James? Nanjye meze neza nta kibazo. James ati urasa neza, urakeye, uretse ko ari ibisanzwe nyine uhora uri mwiza. Jenny rero yaramwenyuye maze ahita amubwira ati ariko nawe uri mwiza cyane ni ukuri, kandi rwose urakoze gukomeza kunyitaho. James yahise amubwira ati biragaragara nyine ugiye ku kazi. Jenny ati yego. James ati uze kugira umunsi mwiza. Naho Jenny ati nawe wirirwe neza kandi urakoze. Bose rero babwiranaga ibi bari kurebana nyine cyoroshye, ikindi kandi ubona ko rwose banishimiranye kuko buri umwe yari ari kumwenyurira undi. James rero yasigaye yegamye ku modoka ye ari gutekereza atari ko ni ukuri uyu mukobwa ni mwiza cyane, ni umwana mwiza. Sinzi impamvu yahuye n'ibibazo mu buzima kuko atahuye n'umusore w'umwana mwiza umutetesha, akamuha keya, akamuha buri kimwe cyose,
aho guhura n'uriya wo kumubabaza. Uyu munsi rero ku mugoroba Jenny yaratashye, maze ageze mu nzu yibuka yuko atigeze nyine atera imiti yica imibu. Hari imibu myinshi, yabanje rero guteramo imiti maze arasohoka aba yiyicariye nyine ku modoka ye, yicaye rero yibereye muri telefone. Yagiye kubona abona James nawe aratashye. James yaramusuhuje ati wiriwe neza mukobwa mwiza, none se umunsi wawe wagenze neza? Naho Jenny ati yego umunsi wanjye wagenze neza, nawe se umunsi wawe wagenze neza? James ati yego. James ati none se umukobwa mwiza ari gukora iki wenyine hanze aya masaha? Jenny rero yamubwiye impamvu yicaye aho ngaho, maze James ahita amubwira ati none se urabyumva ute uramutse uje iwanjye maze tugasangira iby'umugoroba ndetse tugafata n'akarahure kamwe? Naho rero Jenny ati hoya ntabwo rwose naza. James ati none se kandi umfitiye ubwoba? Urabizi ko waraye mu nzu yanjye kandi ntacyo nagutwaye, none se uyu munsi urumva ariko nagira icyo ngutwara? Jenny ati hoya ntabwo rwose ngufitiye ubwoba, ndakwizeye, ndabizi ko kandi nta kibazo cyawe, ariko nanone sinshaka kukubangamira. Ndabizi ejo nta kazi, amasaha yakuze, ndatekereza kuko ukeneye kugenda ukajya muri dushe ugafata amafunguro ubundi ukaryama ukaruhuka. Naho rero James aseka atumva uzi yuko se ndamutse ngusize hano wenyine polisi ikabimenya bamfunga kuba nasize umukobwa mwiza nkawe ari wenyine muri aya masaha? Jenny rero yarasetse ati we humura, polisi ntabwo yabimenya. James ati yabimenya cyane kubera ko iba yarashyize amakamera ahantu hose, n'ubu rwose yabiri kundeba, none se urashaka ko bamfunga? Jenny rero yarasetse ati ariko ni ukuri nkunda nyine ukuntu ibintu byose uba wabigize burage. Ati nta kibazo, ngaho rwose reka tugende, gusa nyine turanywa akarahure kamwe. James ati nta kibazo, nanjye sinigeze mvuga yuko twakarenza. Bamaze rero kwicara, maze nyine James ahita abaza Jenny ati none se urifuza gufata ayahe mafunguro? Jenny ati hoya ntabwo rwose nkunda amafunguro nyine avuye mu maresitora. Naho rero uyu musore James ati ninde wakubwiye se ko turi bukore komande? Oya nta kibazo, njyewe rwose ndayategura. Jenny yarasetse ati wowe utegura ku bwanjye se ukantegurira amafunguro? James ati cyane, ndagutegurira rwose, ahubwo wowe icyo ugomba gukora ni ukumbwira ibyo wifuza, naho ubundi njyewe nta kibazo. Jenny rero wabonaga byamutangaje ukuntu uyu musore ashaka kujya mu gikoni kugira ngo amutegurire. Jenny yaramubwiye ati okay nta kibazo, noneho ngiye nkunda spaghetti. Kano kanya rero James yahise amubwira ati ukimara kubivuga birasa nkaho rwose biri bube birangiye. Jenny ati ariko ntabwo nashakaga kukugora. James ati ariko ngora gute? Mu gikoni se ni mu ishyamba unyohereje? Jenny rero yahise amubwira ati urakoze cyane, ubwo nyine nta kibazo rwose ndategereje, gusa wumve yuko mbitegerezanyije amatsiko. James yahise ajya mu gikoni maze atangira gutegura. Mu kanya gato rero Jenny yarahagurutse maze aragenda ahagarara mu muryango w'igikoni. James ntabwo yari yamubonye, yitegereza ukuntu uyu musore ari gutegura amafunguro. Yahise amubwira ati ariko uzi ko burya uri serious? Ntabwo nari nzi ko ni ukuri uri bubikore, nari nzi ko rwose uri kwikinira. Tekereza ko noneho ntari nzi yuko uzi no guteka, biratangaje ni ukuri. James ati none se ntabwo wari unyizeye mu by'ukuri? Naho rero Jenny ati none se nta bufasha ukeneye? James ati oya ndihagije, ahubwo isubirire muri salo wicare, mu kanya gato rwose ndaba ngarutse. Jenny rero yaragiye yicara muri salo. Mu kanya yatangiye kumva umuhumuro utangiye kumugeraho, maze atangira kuvuga ati uzi ko wa musore abikora neza, urumva ukuntu biri guhumura, ndumva rwose bitangaje. Cyakoze mfite amatsiko rwose yo kuza gufata aya mafunguro kuko byanze bikunze ndumva biri buze kuba biryoshye. Mu kanya gato rero James yari ari gutegura ameza, maze abwira nyine Jenny ko ari karibu. Jenny rero yaraje, bicara ku meza barebana maze batangira gufata amafunguro. Jenny rero yaramubwiye ati biratangaje, ibi byo kurya biraryoshye cyane cyane rwose, ntabwo iyo ntaza kuba nakubonye nari kuza kwemera yuko ari we wabiteguye, gusa urabizi cyane. James yahise amubwira ati ubundi rero wagira ngo rwose iri ni ryo shuri rya nyuma nize, kubera ko ndabizi cyane guteka ni ibintu byanjye. Bakomeje gufata amafunguro ari nako baganira,
ari nako barebana ubona rwose bishimye. Umugoroba wa Jenny wari wabaye mwiza cyane, ariko nanone ku rundi ruhande James nawe wabonaga ko yagize ibihe byiza byo kuba ari kumwe n'uyu mukobwa. Bamaze gufata amafunguro rero maze barandurura. Jenny yashimiye James cyane kuba rwose yamwitayeho uyu mugoroba, ndetse James nawe amushimira kuba yemeye ko bari bumarane aya masaha bamaranye. Jenny yarasezeye maze James aramuherekeza yinjira mu nzu. James rero yaragarutse maze akomeza gutekereza kuri uyu mukobwa. Yari ari kumwibazaho cyane kubera ko yumvaga rwose urukundo rumaze kumubamo rwinshi, ndetse yumvaga yifuza kuba yabwira uyu mukobwa ko amukunda, ariko nanone kubera ibihe bitoroshye yari asohotsemo yumvaga bimuteye ubwoba. Yibazaga ko ahari ashobora kumusaba urukundo maze uyu mukobwa akarumwima, cyangwa se rwose bagahita bamera nk'aho ubucuti bwabo bwangiritse, kandi nyamara ntiyifuzaga ko batakaza ubucuti bwabo kubera ko yifuzaga gukomeza kumubonera hafi ye byanze bikunze. Ni nako kandi ku rundi ruhande Jenny nawe yageze mu nzu maze atangira gutekereza kuri uyu musore, atangira gutekereza ku kuntu yamuhaye keya, ukuntu yamurebaga bari gufata amafunguro. Yatangiye kumutekerezaho ibintu byinshi. Yamutekereje guhera ku munsi wa mbere, ukuntu nyine uyu musore buri gihe yabaga nyine ari ku ruhande rwe, ndetse iyo ibintu byabaga bitameze neza yahagobokaga maze akamutabara. Yatangiye gutekereza atari ku bundi buriya kubera iki James atari we twahuye kera maze ngo tube ari we twakundanye, ko rwose yari umwana mwiza cyane, ariko nyine buriya ntabwo ari we nyine twagombaga guhura. Yahise yikuramo ibyo bitekerezo maze afata umwanzuro nyine ko agomba gusinzira, kubera ko umunsi wagombaga gukurikira kari akazi. Yagombaga rero kuruhuka neza kugira ngo aze kubasha kubyuka. Guhera rero uyu munsi noneho rwose ibintu byatangiye gushyuha, dore ko batangiye noneho kujya basurana, bagakina amakarita, bagasangira, ndetse rwose buri mugoroba bagoroberezaga muri rumwe muri izi ngo zabo. Wabonaga ko noneho umubano wabo utangiye kugenda noneho ukomera kurenza uko byari bimeze. Umunsi umwe rero Jenny yari ari kwanika imyenda, dore ko yari amaze gufura. James yarahagaze aramwitegereza maze ahita amubwira ati ariko se Jenny, ndi kwibaza ukuntu ubasha gufura iyo myenda n'izo nzara ufite. Naho rero Jenny ati urumva nyine imashini zaragakemuye. Naho rero James yahise aseka ati nibyo rwose, kubera ko izo nzara ufite ntabwo zafura. Jenny ati ariko buriya rwose nazo zirafura, kubera ko iyo nabishatse mfurisha intoki nta kibazo, biterwa n'umwanya naba mfite. James rero yakomeje kwitegereza Jenny, yakomeje kumureba, maze Jenny ahita amubwira ati ariko kubera iki buri gihe uba umfitiye impuhwe, kubera icyo unyitaho, ndetse buri gihe igihe nkeneye ubufasha maze ukabura hageze. Naho rero James yahise amubwira ari no guseka ati ngewe nyine ndi umusamariya mwiza, niyo mpamvu buri gihe nyine ahantu hose ukenewe mba mpari. Bose rero barasetse, nyamara muri kano kanya James yari ari kwitegereza Jenny maze akibaza ati ubu se mubwire yuko mukunda, nicyo gihe cyiza ari kubimubwira. Ariko nanone undi mutima ukamubwira uti hoya wibivuga, kubera ko rwose bashobora guhita bagutera indobo, ashobora guhita mushwana maze n'uyu mubano mwari mufitanye ukabura apfuye. Byarangiye rero James n'ubundi yifashe nk'izindi nshuro zose yabaga ashaka kumubwira yuko amukunda, ariko bikarangira bimunaniye maze rwose akicecekera. Undi munsi rero Jenny yateguye amafunguro maze abwira James ko yifuza kumuzanira amafunguro. James rero yabisamiye hejuru, dore ko nyine yumvise binamushimishije. Yaragiye rero maze amushyira nyine aya mafunguro. James ari gufata amafunguro yamubwiye atumva ndumva rwose aya mafunguro ameze neza cyane, ndumva ntari mbyiteze ko ari uko byari kuba bimeze. Naho rero Jenny yahise amubwira ati noneho njye nawe tuziteranye dukore resto se. James yarasetse ati cyane, ariko nanone ni we wayiyobora kuko rwose ndumva undenzeho. Barasangiye rero bari no kuganira nk'ibisanzwe. Uyu munsi Jenny yaratashye maze ageze mu rugo yagiye mu cyumba cye maze ahita afata telefone ahamagara mama we. Yaramubwiye ati mama ngufitiye amakuru meza. Mama ati mbwira mukobwa wanjye byagenze bite se kandi? Jenny ati
ubanza rwose ndi mu rukundo. Mama we ati nibyo se? Ati uwo munyamahirwe se kandi ukwegukanye ninde? Nizere ko rwose atari umusore nanone uzagukora nk'ibyo Laura yagukoreye. Jenny rero yahise amubwira ati ibyo ari byo byose uramuzi. Mama we ati ntumbwire ko ari wa musore mwiza wa wundi wagucumbikiye wa munsi. Jenny ati wabimenye? Nubwo bwose ntarabimubwira ko mukunda ndetse rwose nawe akaba atarabimbwira, ariko mama ndi mu rukundo, ndi kumva nenda gusara, uriya musore ndi kumukunda mu buryo udashobora kumva. Mama rero yaramubwiye ati mvugije impundu mwana wanjye, kubera yuko noneho rwose ndakeka ko uhuye n'uwa nyawe ndetse rwose uri mu mwanya mwiza wo kuba wamukunda, kubera ko uriya musore nkimukubita amaso gusa narabibonye ko ari umusore mwiza, afite umutima mwiza ndetse rwose ari we ukubereye. Jenny rero yarishimye cyane kubera ukuntu mama we noneho yumvaga bino bintu abihaye umugisha. Yaramubwiye ati gusa nyine ntabwo turabivuganaho, ariko ntakubeshye mama, ni ukuri ndumva nishimye, ntabwo wabyumva ukuntu nkeye mu mutima. Mama we ati ndi kubyumva mwana wanjye, n'ijwi ryawe ryonyine riri kunyumvisha ko wishimye, ibyishimo utigeze wishima na rimwe. Ubundi rero nuko nifuza ko rwose wahora umeze. Naho Jenny ati mami, urukundo ruraryoha, ndi kumva nyine ntazi ikintu nakora, ndi kumva naguruka, ndi kumva navuza induru, ndi kumva nasakuza, simbizi nyine, ndi kumva mfite ibintu byinshi ndi gutekereza. Mama we ati mwana wanjye tuza, gusa nyine ndakwifuriza amahirwe masa. Umunsi rero wakurikiye, Jenny yaratekereje ati ariko ibi bintu ngomba kubibwira James uko byagenda kose. Yaramuhamagaye rero maze amubwira ko amushaka. Yaragiye akigera iwe maze ahita abwira James ati uceceke, ntugire ikintu na kimwe uvuga mbere yuko nkubwira icyari kinzanye. Yumvaga hari James navuga bishobora kuza kumunanira kubimubwira, kandi nyamara yari yafashe umwanzuro. Yahise amubwira ati James, sinzi nyine aho nabihera, gusa ndashaka kukubwira ko biranga nanone ananirwa kubimubwira. Ati mba numva nyine nkwiyumvamo, ndagukunda, ngufitiye amarangamutima, ndagukunda kandi cyane, sinzi ukuri bubyakire kuko nanjye nagerageje kubirwanya inshuro nyinshi, nagerageje kubyikuramo, nagerageje kubihisha, ariko rwose urukundo ruranga rurantamaza neza. Kwihangana rero singibishoboye, ndabikubwiye nyine, ubwo bikoresha icyo ushaka, ariko icyo ugomba kumenya ni uko ngukunda cyane n'umutima wanjye wose. James rero yaratunguwe maze ahita amuca mu ijambo ati nanjye ndagukunda cyane, ndagukunda cyane, ntushobora kubyumva, ntiwakumva inshuro zose nifuje kukubwira ko ngukunda ariko nyamara bikananira. Jenny rero yaratunguwe ati none se nibyo koko nawe urankunda? James ati ndagukunda kurusha uko nkunda, ndagukunda kurusha uko wabyumva, kuko njye nagukunze kera ariko nyamara kubikubwira birananira. Jenny rero yahise amubwira ati wow, ati mbega urukundo, mbega ibyishimo. Bombi rero bahise bahoberana maze bahita batangira gusomana. Jenny yaramubajije ati none se mu by'ukuri ni nk'inshuro zingahe wifuje kumbwira ko nkunda? James yatangiye kumwibutsa iminsi nyine yumvaga ashaka kumubwira ko amukunda ariko bikanga. Batangiye kubiteramo story, batangira kubiseka, ariko Jenny aramubwira atumva ndishimye, ntabwo ushobora kubyumva, ntabwo nanuzi ko bwakira ibi bintu. James ati ceceka, ninjye nishimye kubera ko rwose numvaga ntazi umunsi nzabasha kukubwira ko ngukunda, ntazi uko uzabyakira, ariko nta kintu kinshimishije nko gusanga twese twiyumvanagamo kimwe. Barongeye barahoberana, ibyishimo byari byose, wabonaga banezerewe mu buryo butangaje. Uyu munsi rero baraserebuye amasaha n'amasaha, ibyishimo nyine byari byabarenze. Hanyuma rero iminsi yakurikiye keya zari zose kuri Jenny, dore ko nyine yajyaga ajya kubona ari ku kazi maze akabona James amuzaniye ibyo kurya. Nyamara ibi bintu byasaga nkaho rwose ari ubwa mbere biri kumubaho. Urukundo rero rwaragiye rumubana urukundo, biragenda biramurenga. Yaragiye akunda James mu buryo atigeze akunda umuntu n'umwe. Nyamara James nawe niko yakundaga uyu mukobwa, dore ko yari abizi ko yananyuze mu bikomeye. Yari yiteguye rwose kumushimisha no kumubera igisubizo muri byose. Hari igihe rero habaga ari nko mu masaha y'umugoroba, maze
James agahamagara Jenny akamubwira ko rwose yifuza yuko baza gusohokana maze amafunguro bakayafatira muri resto. Ni nako kandi ubwo byahitaga bigenda, dore ko Jenny yatahaga maze agakaraba akambara neza cyane, n'ubusanzwe ari umukobwa mwiza w'icyuki uteye neza, mwiza mu buryo bugaragara. Yarambaraga rero maze akaberwa cyane. Barasohokaga rero bagasangira, nyine ibyishimo byabaga ari byose. Iyo rero babaga bavuye muri resto batashye, gusezeranaho byabaga ari ibibazo, dore ko bahoberanaga, kurekurana bikanga, maze James akamubwira ati mukunzi, ni ukuri kukurekura ngo ugende mba numva rwose bigoranye, mba numva twakabaye twijyanira maze tukararana nk'iwanjye cyangwa iwawe. Naho rero Jenny ati hoya, ni kare cyane rwose ku buryo ibyo ngibyo bitashoboka. James ati urabizi ndakubaha, kandi nyine umwanzuro wafashe rwose ndawubaha cyane, gusa ujye umenya ko ngukunda. Amasaha tumarana iyo dutandukanye mba numva rwose hashize nk'ikinyejana cyose tutabonana. Tekereza ko tugitandukana ukimara kwinjira hariya mu nzu ugashyiraho urugi, mpita numva ntangiye kugukumbura. Ibi rero kandi byababagaho bombi, kubera ko ukuntu biyumvanagamo byabaga rwose bisa. Uko umwe yabaga ari kwiyumva niko n'undi yabaga ameze. Nyuma rero y'umwaka, urukundo rushyushye, ibintu rwose byose biri kugurumana, James yahamagaye Jenny maze amubwira ko nyine amushaka mu rugo. Jenny rero yaraje nyine nk'ibisanzwe, maze akinjira asanga hano hantu hateguye mu buryo budasanzwe, dore ko nyine hasi hari hari indabyo guhera ku muryango gukomeza imbere. Yatangiye kwibaza ati none se mukunzi, hano habaye iki? Ni ibihe birori byabaye ko mutari mwantumiye, kutambwiye ngo nze ngufashe? Ari kuvuga nyine amagambo menshi. Yakomeje kureba muri iyi saro, maze agiye kubona abona umukunzi we arapfukamye ndetse afashe impeta mu ntoki. Jenny rero yahise nyine yifata ku munwa, dore ko nyine yari atunguwe. Yahise akomeza gutera intambwe asanga umukunzi we, maze akimugera imbere James yamufashe ikiganza maze ahita amubwira ati mukunzi, ni ukuri ndagukunda cyane, kandi nawe urabizi ndagukunda, yaba uyu munsi yaba ejo hazaza ndetse no mu bundi buzima. Nifuza kuzaba ari wowe nzaba ngikunda. Uru rukundo rw'ubuzima bwanjye nagutegereje imyaka myinshi kugira ngo duhure, ndetse n'igihe cyose nari ntarakumenya nari ntegereje umukobwa usa nawe, umukobwa umeze nkawe, mbese nari ngutegereje ntakuzi. Hanyuma rero kubw'amahirwe nagize Imana turahura. Ndifuza rero ko rwose wanyemerera kumbera umugore, maze ukamba hafi iteka ryose. Ndifuza nyine ko ari wowe wenyine nazajya mbona iruhande rwanjye mu buzima bwanjye bwose. Jenny rero yari yatangiye nyine kurira, birumvikana, emosiyo zari zose. Yahise amubwira ati mukunzi, ndagukunda cyane, nawe urabizi, kandi nyine ni wowe mugabo w'inzozi zanjye, ni wowe nifuza ko twazabana ubuzima bwanjye bwose. Ndabyemeye rero kukubera umugore, maze nawe ukambera umugabo, kandi nzagukunda iteka ryose, sinzigera nkubabaza, nzakuba hafi muri byose. Yamuhereje rero n'ubundi ikiganza, maze uyu musore amwambika impeta. Aba bombi barahagurutse barahoberana, amarira ashoka ku maso yabo. Barakomeje barafatana, kurekurana biranga, ibyishimo byari byose. Jenny rero yaramubwiye ati ntabwo wakumva ibyishimo mfite mu mutima wanjye keretse uramutse ubashije kurebamo. Naho rero James ati ninjye wishimye, kubera ko niba hari umusore w'umunyamahirwe ni njyewe kuba ngufite mu buzima bwanjye. Gusa wumve ko utazigera ubabara ukundi, amarira ntazigera ashoka ku maso yawe keretse amarira y'ibyishimo gusa, ariko umubabaro wo ntuzongera kuwugira ukundi, kubera ko niba hari ikintu ngomba kuzitaho ni ukwita ku byishimo byawe, kuko ibyishimo byawe nibyo byanjye. Barongeye barahoberana, maze Jenny aramubwira ati warakoze kunkunda, gusa nanjye nzakwitura kugukunda iteka ryose. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kwikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.